gusurusuru nizo ngendo kumaniga n'amagengo turi mu rugendo gahunda no kubaho urukundo tubamenyeza ifungo ngizivaze z'agakondo burya capo ku mugongo ngiye natabinywa ikindi nani inzoga nywa cyakoze reka nizere ko mumeze neza mwese abantu bakurikiye Perfect Rwa TV. Uyu ni umwanya twongeye kubagezaho interview twarababwiye ati nukuza tubakubita ka episode n'akandi ka episode k'abapeti bari kuzamuka bameze neza bahagaze neza. Umva ubwo none bazaniye umujene ntabwo nzi izina rye ntago muziho bigiye kure arabibwira anababwira imirongo yiwe azi nyine namwe muratanga amanota niyo mpamvu namubazaniye no kugira ngo wenda mubashe kumva ese muvuga ati se uno muntu ati yiwe irarenze cyangwa nagirenze. Okay, duhurire muri comment after yuko mumajije kumva ikintu bita verse yiwe. Bro, are you ready? Yes. Manzu babwira izina ryawe. Banyita Dani mwiza ubundi uturukahe? Gatsata. Umuhungu wo mu Gatsata tuzi yuko ari iwabo w'abahanzi mani haba aba artist benshi cyane pe. Wowe uzanye nyine difference nabo bandi ba artist, wowe umwihariko wawe no wowe? Shangiye umwihariko wanjye nuko mba mfite boro nzima zimeze fresh ziryohera mu matwi ya buri muntu wese uzumvishe, nkaba nje kuzibereka hano neza zimeze ruzungu. Okay, ubu tubwiye ko ugiye kuzitwereka neza ruzungu, ugiye kudukubitira ikintu bita akapera utureberemo kakantu babantu bose ari buze gutubona bari buze kuvuga ati cyakoze uno muntu. Dani, are you ready? Yes. Okay, umwanya no wawe. Gusurusuru nizo ngendo kumaniga n'amagengo turi mu rugendo gahunda no kubaho urukundo tubamenyeza ifungo ngizivaze z'agakondo burya capo ku mugongo tubikora nijoro pagatondo babahungu bari jango ndanyisi z'agakondo cyane mu rugendo turi mu nyungu zirenze ibihombo turabatungura tubabuze gufungura keji trap yafashe mapu vazi mu gikapu nimba utanzi neza menya ko muri hood nge ndi rasta nimba utanzi neza nemenya ko muri genge nge ndi rasta. Yes, thank you so much brother man Dani. Umva akakabora ni fresh. None se reka nkubaze ni ryari watangiye kwiyumvamo yuko nyine waririmba ibintu bikagenda neza ukiyumvamo kantu k'Imana yo kuririmba ni ryari? Ngiye mfasha ubimbwire kuko ndumva bise binera amatsiko cyane. Ubundi ngiye nyiga P6 nibwo natagamo imirongo nyine abantu bakambwira ati cyakoza ndabona impano yawe ari yo muziki. Inje gukura nyine ubungo hashize nk'amezi nk'atanu mvuye studio nibwo nageze muri studio mura n'umuproducer avuga ati cyakoza wowe komerezaho umuhungu uri umunyagatsata kuko biragaragara. Indirimbo ya mbere wayikoze ryari Dani? Indirimbo ya mbere nakoze ndumva narayikoze nayikoze nko mu kwa gatanu ejo bundi kuno mwaka 2024. Yes. So rero bitewe n'ukuntu ngiye numvisha indirimbo zawe na nyine numvisha indirimbo nziza nk'umuntu wenda ugitangira ino career yawe y'umuziki nyene ni nziza Dani, komereza aho ngaho ariko ntago nkubwishije ukuri wamaye pe ariko ntago nanyuzwe. N'izindi zirahari ndaguha kugeza unyuzwe. Are you ready? Yes. Ongera unemo. Gaho mwaronyeye niho naburiye aho mwihakanye narahakuriye membwa amajana ne ukuye mwabiri yibiraha natamiye sasita Kigali yanze yambereye umuvumo izina ryanjye ryuzuye mu muruho abanzi banjye bagambiriye kumvuma imbere y'Imana ninjye mwana utazi kota biterwa nuko nanjye nasogoswi nkota abo mu ijuru mumenye ko nanjye ntazwi igihe niki nanjye munyimure kwiswi ya success ku mutima no success imbere yanjye ya success ku mutima no success imbere yanjye. None se Dani, reka nkubaze ikibazo ubundi niba hari ikintu cya mbere abantu bino si basigaye bazi yuko abaraperi ari ba bantu bakunda kuba bakoresha ibintu by'amatabi ibintu by'amaswingi nyine ibintu ibiyobyabwenge reka mbivuge gutyo. Sibyo? Ngiye kubaza ikibazo cy'amatsiko, we waba ukoresha ikiyobyabwenge icyo ari cyo cyose? Ubundi mu Banyarwanda
hagati y'abanyarwanda ubundi bumva ko rapu n'itabi byahanye isano, ariko buriya abantu bacyumva gutyo babyumva nabi. Abaraperi bose ntabwo ariko barebaho tu, njyewe nta tabi nywa, ikindi nta n'inzoga nywa. Cyakoze ubundi kubona umuntu w'umusore utanywa inzoga utanywa n'itabi aba ari ibintu nyine bikwiye gushimwa. Ni ukuri ko Imana namwe niba hari umuntu w'umusore waba uri mu rugero rumwe nkatwe akaba akoresha ibiyobyabwenge, ntabwo ari cyo gihe, ntabwo ari igihe cyiza, cyaba ari igihe cyo kwiyubaka ugashaka n'ibintu byinshi byaguteza imbere aho kugira ngo ujye mu biyobyabwenge. So Dani, ufite imyaka ingahe? 19. Ufite imyaka 19. Kabisa ni imyaka myiza yo kubireka, ariko ni imyaka nanone ibintu uri kujyamo uzahura n'abantu benshi cyane wenda bazaba babikoresha. Ni nk'ikihe kintu wenda uvuga ati ningera ahantu babikoresha nzangenza gutya nyine kugira ngo wenda ubashe kuba utatana ngo nawe wabijyamo? Ubundi njye nakuze nk'urutuntu twanjye njyenyine, niyo mpamvu rero ntabwo nigize ngendera ku mico y'undi muntu ngo tuzahuza ngo unywe itabi ngo nanjye ndinywe kugira ngo dukorane. So njye mba numva ko nzagendana n'umuntu ufite imico nk'iyanjye, nzahuza n'umuntu udafite imico nk'iyanjye, hiti yose yaba afite nzamushyira ku ruhande nkomeze urugendo n'undi aho navuye naho ndi kujya mbona mwitandukaniro. Impamvu njye ntagendana nawe bro ngo nuko urenze unywa itabi, reka. Okay, ni ibintu byiza cyane, gusa si ibintu nanone nakugiraho wenda inama kuba wareka umuntu kuko yagira wenda nk'ahantu kugeza. For example, reka mpite nkohereza nk'urugero, wenda ubonye umu-artiste, sindi bumeshoninga umu-artiste uwo ari we, wenda akoresha urumogi cyangwa se mugo, rukumva, ariko n'umuntu mushaka gukorana indirimbo igakundwa kuko anakunzwe muri no industry, ukaba wenda we wakwanga gukorana indirimbo nayo ngo nuko anywa ikiyobyabwenge. Icyo si ikintu cyiza. Ubwo ni kwa kundi uvuga ati simbinywa ariko ninya abantu babinywa. Ubundi umuntu koko utanywa ikiyobyabwenge n'abantu bose bakinywa ntago aba batinya. Kumva icyo kintu? Ndacyumva cyane. Ushobora kugendana n'umuntu unywa inzoga wowe ntuzinywa, ni ibintu bibaho cyane. Bibaho. Rero umva we ikintu nagusaba, nuramuka ubonye wenda nk'umuntu ushaka ufite ahantu yakugeza, ntuzagendemo gake, wowe uzamukurikirana, ahubwo wowe ikintu nakubazaga ni nk'izihe ndangagaciro zawe ku buryo wavuga ati njyewe iki kintu sinagikora kugira ngo kitazanyicira wenda nk'ubuzima bwanjye cyangwa se ngo kitazanyicira nka kariyeri yanjye. Ubundi njyewe ngendera nko ku byo nakuze mbona nka home nyine tu. Mu rugo nakuze mbona nta muntu n'umwe ukoresha ibintu by'ibiyobyabwenge. Niyo mpamvu rero izo nizo ndangagaciro ubundi nahawe no mu rugo zituma nanjye mbona ko nimba mu rugo mabona nk'abantu bagera mu 10 nta n'umwe ukoresha ibiyobyabwenge, ni gute njye wa 11 nabikoresha? Izo nizo ndangagaciro mvuga ni nzabaho ntakoresha ikintu bita ikiyobyabwenge, nagisize ku ruhande. Dani, ni iby'agaciro cyane kandi ndanabigushimira cyane. Ni ukuri tunagana ku musozo, reka ngushimire cyane kubw'umwanya wawe. Ni ukuri wakoze cyane, nago nyine nabyizeraga kuba wamaye byujyonye n'umwanya ukaba waje kumfasha kuzamura ibyanjye nanjye ngufasha. Ni iby'agaciro cyane, reka ngushimire. Ni iki wabwira abantu n'ikintu uzabakorera mu gihe cyazaza n'ibindi bintu byinshi ubabikiye? Nabonye unafite songs cyashya, wanayibabwira ukanababwira n'imbuga nkoranyambaga zawe, ubundi tugasoza n'ibyo ngibyo. Ngiye ubundi ikintu nabwira abantu badukurikiye no muri akano kanya, nuko yagera kuri YouTube channel no gusacingamo Dani mwiza rwose, indirimbo zitazizamuka nziza z'ubwenge, ukande like, subscribe, comment ndetse na share, kuko vuba hangaha ngiye kubatama album. Niyo mpamvu rero nakushishikariza kwikanda kugira ngo nyine mureke dufashanye. Wowe uranshyigikira sibyo, ngira hongera kandi nawe uburi murakunda ibintu ndimo ndagenda nguwa, kandi umuntu uzakora subscribe ndamusezeranya ko natazamutenguha ngo muzanire ibintu bibi. Oya, nzamuha ibintu byiza. Rero ikintu nabashishikariza ni icyo ngicyo cyo gukanda subscribe. Murakoze cyane mwese mwabashije kuba mwakurikirana ino interview ikabigeze ku musozo. Nta bintu byinshi dufite byo kwirwa twibaraguza ngo ikiza nuko wenda Imana izakomeza kuduheza umugisha, ikahereza n'umugisha ibyo dukora. Blessing over blessing. Murakoze cyane.